baje muri 2023 rwose ubona ko byari ibintu bisa nkaho ari amata abyaye amavuta. Abantu benshi bahita batangira kwiyumvisha ko ikipe ya APR igiye kugura abakinnyi bari ku rundi rwego, dushingiye ku makuru twari dufite ko ikipe ya APR ari ekipe ifite amafaranga, ari ekipe ifite ubushobozi, ari ekipe yagura umukinnyi uwo ari we wese. Ariko biza gutungurana ubwo yazanaga abakinnyi bagiye batandukanye, harimo abatanu barimo ba Sharafiridin Shaibub, nubwo umupira yarawuzi ariko yarameze nk'umukinnyi uri kuri tayaringa cyangwa se uri mu retirement. Bazana bita ba Apamu Asongwe Bemor, rwose umunya Cameroon. Bazana abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, uretse umukinnyi bita Bienvenu Salomon Banga Benjamin wagiye abafana bakavuga bati rwose umutoza Thierry Froger akwiriye ibihano. Uretse kuba hari ibindi bapfa, rwose baravuga bati rwose uwo bita Benjamin, uwo bita Thierry Froger, rwose bishoboka ko hari ibindi bintu bapfaga, kuko buri muntu wese rero yabona ko ari umudefanseri mwiza, ariko kumushyira mu kibuga byari ibintu bisa nkaho bidashoboka rwose kuri uyu mutaramo bita Bienvenu Salomon Banga Benjamin. Ubu ngubu nabonye umeze neza cyane rwose muri shampiyona ya Turukiya, ameze neza cyane rwose. Ni umwe mu bakinnyi mbona bari kugenda bigaragaza, kandi nabonye n'amakipe menshi yo mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi ari kwifuza uyu mutaramo rwose bita Bienvenu Salomon Banga Benjamin, umwe mu badefanseri beza banyuze muri iyi shampiyona. Ariko rwose umutoza bita Thierry Froger, abafana bakubwira bati rwose umutoza bita Thierry Froger niwe mutoza twagize wadukoreye ikintu bita amabara. Ariko n'uyu mutaramo bita Taleb nanone bakavuga bati birashoboka ko uyu nguyu ushobora kuzamukurikira rwose, twirukanye ariko waya ariko ubona ko n'uyu nguyu rwose bita Taleb rwose ubona ko nawe ntago arisobanukirwa, ntago arasobanukirwa urwego rwa ekipa atoza, ntago arasobanukirwa. Ubundi hari ikintu ikipe ya APR irusha andi makipe kuri uyu mugabane wa Afurika, binatuma buriya ntihazongere kugira n'umuntu wibaza ngo kubera iki ikipe ya APR umutoza uremera ifite izina riremereye yaza mu ikipe ya APR bikanga. Ni iki kintu mutazi, ikipe ya APR iyobowe n'abantu batemera ko gutsindwa bibaho. Icyo ni icya mbere. Nyine mu myumvire yabo gutsindwa, ijambo gutsindwa iryo ntibaryumva, intsinzi gusa niyo baba bashaka. Aba batoza bakaza bafite imyumvire yo kuvuga ngo habaho gutsindwa no kunganya. Ikipe ya APR mu buyobozi bwayo cyangwa se mu mahame yayo, ibintu byo gutsindwa ibyo ntabwo babibara. Ariko niyo mpamvu ubona nyine abatoza benshi bazi ko baje gukina umupira bazi wo mu mutwe, ariko bagera mu kibuga ukabona biranze rwose, kuko ntabwo bashyiramo kakano ko kurwanira ishyaka ekipe. Wazana ibyo yapanze mu kibuga agapanga adversaire yamurusha akamukubita. Ni ibyo ngibyo niko batoza. Ariko abayobozi ba APR barakubwira bati rwose icyo bita intsinzwi, ibyo ngibyo rwose ntabwo muri APR iryo jambo nubwo bashaka kuryumva. Niyo mpamvu ubona abatoza benshi baza rwose ukabona ko ari ibintu bigoranye kuba bagenda bagira ibyinshi bakora mu ikipe ya APR, kuko muri ya myumvire yabo uko gutsindwa nabyo bibaho, bituma nyine umupira football wifata nk'ibisanzwe. Ukumva umutoza atanze interview avuga ati gutsindwa bibaho no kunganya bibaho, amahirwe ntiyara yacu. Iyo interview ntago muri APR ikora, ntago ihabwa agaciro. Barakubwira bati byose twabigwaye, twakugurira abakinnyi beza baruta abandi muri shampiyona, tukugurira buri mukinnyi wese uri ku rwego rukwiriye, ubona ko nyine hari urundi rwego bariho barenza abatarama bakina muri shampiyona y'u Rwanda. Kuko uzanye nka bantu 10 muri shampiyona y'u Rwanda nta mutarama wagereranya n'uwo bita Memeri Dao, bakuzaniye bita rutazamu nka Sheikh Jibril, batakuzaniye William Togui, bakuzaniye Mamadusi, bakugerekeyeho n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ba Denis Omedi, ba Hakimu Kiwanuka. Babumva ko kuba bashoye amafaranga bagashyiramo ikinyuranyo cyose, kuba bakoresha miliyari 2 bari gukora recruitment, andi mekipe agakoresha miliyoni 100 200, babumva ko ubwo ugiye gutsinda nta rwitwazo, nta mpamvu, kandi ushingiye n'ubundi ku cyo bita uburyo buri ruhande ruba rwarashoye. Ntabwo byumvikana uburyo ikipe nka Gicumbi iba yarakoresheje budget itarenze miliyoni zirenga 50
iza ikaguhangara uri umutoza uremereye, ufite abakinnyi baremereye, ufite buri kimwe cyose, igisigaye ari ugupanga ekipe mu buryo bwawe ikaba yatanga umusaruro, kuko ntabwo watsindwa na Gicumbi, utsindwe cyangwa se unganye na Gicumbi, wenda ntabwo yatsinzwe, ariko reka tupfe gutanga urugero kuko habuzeho gato bari bagiye kunganya. Witwaze ngo ufite abakinnyi bari hasi, kuko Memeri Dawu turabizi ni umukinnyi uremereye, kuri match ziremereye twaramubonye, aho bita ba William Tugwi n'abakinnyi baremereye, ba Hakimu Kiwanuka, Denis Omedi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ubona ko bakora itandukaniro. Ikiba gisigaye ni imipangire y'umutoza, 11 nshyizemo bimeze bite se ndabakinishije system mu gihe cyo kwataka, se mu gihe tugomba kuba twakataka ninde ugomba kuba wakataka, se turataka tunadefanda, ibyo byose nibyo bikugira umutoza mwiza. Ariko mu gihe uvuze ngo ngiye gukina umupira bisanzwe, mbone cyemo umukinnyi umwanya ku mwanya, simbuza ugendeye ku cyo bita tactique cyangwa se z'umutoza, cyangwa ugendeye ku mayeri y'umukino, uvuga ati reka nshyira mwita Denis Omedi, kuko nabonye ko uriya mukinnyi wa adversaire atari kubasha kuba yakihuta, ariko Denis Omedi ni umukinnyi wihuta kurusha wenda Iraguha Haji cyangwa se abandi bakinnyi wenda bashyize kuri uwo mwanya, yaba Mamadusi, ugaterekaho bita Denis Omedi, we dushingiye ko afite umuvuduko, ubona ko uwo adversaire mu gihe uri buze n'umukinnyi ufite umuvuduko ari bumugore, bigatuma aho ngaho bukoze remplacement rwose, ubona ko abantu bose bavuga bati uyu mutoza ubumenyi bw'umupira arabufite. Ariko abo batoza baza muri shampiyona y'u Rwanda baza bapanga 11 be, avanamo nimero 7 ashyiramo nimero 7, avanamo nimero 5 ashyiramo nimero 5, avanamo umumediateur ashyiramo umumediateur, uri ku mutoza uri gukora icyo bita cyangwa se ufite tactique zenyewe za zindi za nyazo, rwose agupangira abakinnyi ukavuga ati ikipe, urabona ko buri mukinnyi cyangwa se buri mukinnyi yagiyemo afite rero agomba gukina, uyarakina ari umukinnyi wihuta unatanga imipira